Ntibyatinze wa mugore yahise yinjiza wa mwana w'umusore amwinjiza mu cyumba. Ndebera kenda yambaye kari kugaragaza amabere yiwe. Nyagasani, kumva umusore yinjije yo ni agasore gatoya, twa twana disi bitwa utugenzi cyangwa se twa twana two muri za bibiri. Niko yinjije hano, akagejeje hano mu cyumba atangira gukuramo imyenda akeka amabere. Nyagasani, ni akana gatoya. Nakubwinga inkuru y'umunsi irimo amasomo menshi, uyirebe mpaka ku musozo. Wibuka gukora like, comment, share ndetse na subscribe. Akana karikanze. Reka batwereke sasa kuntu ibi byose byatangiye, uko byagenze kugira ngo tugere hariya. Barakwereka hano hari umugore wari umurambara imyenda, gusa uyu mugore uko ari kwambara imyenda yaraje yipangarika ahangaha imbere y'idirishya. Umugore amaze kwambara barakwereka batugaruye hano hari utwana twari tuvuye ku ishuri. Nuko umukobwa ahita abwira umusore amubwira ati ndishimye kuba bwa nyuma na nyuma ugiye guhura n'ababyeyi banjye. Nuko ndanezerewe. Wa musore arebye mu idirishya abona mama w'uyu mukobwa arimo arambara imyenda. Nyagasane, uyu mugore ariyandarika, ariko bisa nkaho ababyeyi bawe natangiye kubabona utaranabanyereka. Niko agasore kabwiye no mukobwa, umubyeyi wawe ndimo ndamubona, mama wawe ndimo ndamubona hari mu idirishya yambaye ubusa. Agakobwa hano kahita kikanga, karangije karitegereza kagiye kubona koko kabona mama wako arimo arambarira mu idirishya aho abantu bose bari ku muhanda baba bari kubibona. Wibuke neza bari hanze y'igipangu. Agakobwa kararakaye karavuga ati ntago ibi bintu bibaho, mama ntago yabinkora. N'abana batoya biga muri za segonderi twa twana tuba dutangiye kwiyumva. Gusa agasore hano katangiye kurabya indimi. Barakwereka wa mwana yarinjiye azahamagara papa we. Papa aramubaza ati bigenze bite mukobwa wanjye, byagenze bite, ni ikihe kibazo ufite? Nuko umukobwa aramubwira ati papa mama yongeye ajya guhagarara mu idirishya arimo arambara imyenda, abantu bose barimo baramureba, none na boyfriend wanjye Nelson aramubonye. Nuko papa yese amubwira ati humura ibyo ngibyo ndaje mbyiteho. Yese ajya mu cyumba ajya kureba mama we. Barakurika mama we hano aba yigize umusirimu cyane, ndagira ngo ukurikire. Nuko umugore ahita abaza umugabo aramubwira ati niko mugabo wanjye mwiza ko mbona warakaye, wikomeza kurakara gutyo, ntabwo uri kubona yuko umukobwa wacu atuzaniye boyfriend iyo waje kumwerekana, kuki umeze gutyo, kuki wirakaje? Nuko umukobwa aramubwira ati yego mama nibyo wabimenye, boyfriend wanjye araje, none arakubonye urimo urahindurira imyenda aho ngaho muri iryo dirishya. Nuko umugabo aramubwira ati nakubujije kangahe kutazongera guhindurira imyenda aho ngaho muri iryo dirishya? Nuko umugore aramubwira ati none se mwese muraneraniye, ntabwo nshaka kumva inama zanyu, ntabwo nshaka ko mungira inama kubera yuko mwese nta n'umwe unduta muri mwebwe. Rero ibyo mwambwiye ndabyumva kandi mfite uburenganzira kubera ko iyi ni inzu yanjye, mfite uburenganzira bwo gukora icyo numva nshaka kandi ndanabizi ko ndi mwiza. Ariko mama wabaye uti kuri icyo nsebya. Okay, nimundeke singiye guhinduka ikiganiro cyanyu, tugende nje guhura n'uwo muhungu uje kutwereka ndebe nimba ari n'umuhungu gukwiriye. Ndagira ngo kuri icyo narebe. Papa we disi yaramugera amubwira ati ndabizi ko mama wawe arimo aritwara bitari byiza, ariko ihangane reka tubanze tugende turebe uwo muhungu, vuba tugende mukobwa wanjye. Umukobwa gusanga arababaye, umwana w'umuhungu aramubonye. Uyu nguyu yasigaye hanze gusa atangariye mama w'uyu mukobwa ni icyuki. Nuko yaje yirukanka disi, aza yirukanka amubwira ati sheri byose byagiye mu buryo, byagenze neza, gusa ndifuza kuza mu rugo, ababyeyi banjye barashaka kukubona. Akana kabanje kugira ubwoba, ariko siko ndi kumva mfite ubwoba, ndi kumva mfite amasoni, ndi kumva mfite akantu k'ubwoba, sinzi nimba ndi bubashe kubaganiriza. Ngo wese amubwira ati humura ababyeyi banjye barumvikana, kandi nabo ubwabo bafite amatsiko yo kuza kukubona, bafite amatsiko yo kubona umuntu dukundana. Ndagira ngo kuri cyo narebe. N'utwana tutunyeshuri twa tundi tuba tuturi utugenzi nyine tuba tukiri utunyeshuri, yaramutwaye agiye kumwereka ababyeyi be. Ahangaha nabo barimo baratongana umugore kubera yuko yiyandaritse. Bakigera ahangaha nuko papa w'umukobwa aramubwira ati ndagira ngo rero utangire twibwire uyu muntu tuzaniye ninde. Agakobwa disi kari kishimye karimo karaseka. Mama wako yarakarebye ahita akabwira ati sheri wanjye utuzaniye umuhungu mwiza, ndabona umuhungu mukunda ari umusore mwiza cyane bihebuje, nukuri wahisemo neza. Ndebera umugore kuntu arimo ararya inzara, yatangiye kuroba akana k'agahungu gakundana n'umukobwa. Nuko agakobwa kati yego mama ntago ubeshye, nanjye ndabizi yuko nitoraguriye ntuna
wunamye. Yo, mama w'umukobwa atangira kugira umusore amubwira ati urakaza neza mu muryango mugari wacu, turakwishimiye wa musore we. Ahita amusoma no kwitama. Nuko aka gasore nako nukuri nanjye newe ishema no kumenyana namwe no kumenyana n'ababyeyi b'umukobwa dukundana. Ndagira ngo kurikira urebe umugore irara ari kurebana aka gasore. Nuko papa w'umukobwa yese akura mu ntoki z'uyu musore amubwira ati nukuri nishimiye kukumenya, gusa ndagusabye uzite ku kamarayika kanjye, agakobwa kanjye niko konyine mfite utazakababaza. Yo, bahita baseka. Nuko umusore amubwira ati humura umukobwa wawe nzahora nkora buri kimwe cyose kizajya gituma yishima. Umukobwa arishima disi ahita amuhobera. Yo, n'umuryango disi yinjiyemo wishimye. Nuko umukobwa yahise aza ahoberana na papa wiwe disi. Ni kwa kundi baravuga buranga abakobwa bari abase. Do ndebera kumva umugore hano yatangiye kureba kano kana kagasore, atangira kukitegereza. Agasore hano nako gatangira kuvuga ko kifata. Bukeye bwaho wa musore yagarutse kuri rwa rugo rw'umukobwa aje kumusura, aramuhamagara kumubwira ati sheri narindi imbere y'urugo rw'iwanyu urihenguza umfungurire. Nuko sheri aramubwira ati sheri unyihanganire gusa ngiye gukererwa amasaha 2 ndaba ngeze mu rugo. Ahita amubwira ati oh sorry sheri ntago nari mbizi, gusa ubu ngubu tuvugana nari mbonye nanjye amasaha agera muri 2 cyangwa 3 ngo nze nkureba ahangaha mu rugo, gusa nimba utahari nta kibazo ndaza gusubira mu kigo turaza kuza guhurirayo. Niko umusore yamubwiye. Yo, agasore hano gatangira kwisetsa kahise gakomanga. Agasore kahise gakomanga bivuze ngo karabizi ko umukobwa adahari ariko karakomanze. Nuko wa mugore yese amufungurira amubwira ati oh bimeze bite muhungu wanjye, umeze neza? Muhungu wanjye ngiye kuzaha umukobwa wanjye, nishimiye kukubona kurangaha se. Nuko ahita amubwira ati narinje kureba Paola nawe uhari, narinje kumureba hari gahunda twari dufitanye. Ahita amubwira ati oh ihangane Paola rwose nawe uhari ariko nanjye ndahari ndi mu cyimbo cye. Ahita amubwira ati ubwo adahari niwe nashakaga wenyine, ariko abaye adahari nta kibazo namutegereza ejo. Nuko umugore ahita amubwira ati oya humura nanjye ndahari, ariko se urabyumva ute? Nagize ikibazo mu nzu yanjye, urareba hamwe amazi azira muri dushe yanjye, amazi yanjye kuza, hari ikibazo winjiyemo ukaza kumfasha tukareba ko ari amazi ari muri dushe yaza kumanuka kubera yuko ndashaka koga kandi ntabwo ndi buze koga ndi njyenyine, waza ukamfasha tukajya kureba ikibazo iranuza yaba ifite kugira ngo ndebe ko twakogana. Agasore gatangira kugira ubwoba. Okay nta kibazo uko ubishaka rwose niko biri bugende. Yahise akinjiza mu nzu ngo dushe yiwe ngo cya kinuza kimanura amazi ngo cyapfuye ngo kandi ngo yabuze umuntu kimukorera. Nibwo wa mugore yahise azana ka gasore muri dushe. Ndagira ngo kuri cyo narebe hanje amubwira ati wamfashije muhungu wanjye mutoya ko ndi gushaka koga kandi nabuze umfasha. Atamubwira ati nta kibazo, ikibazo cyose yaba ifite ndaje nyigufashe. Yahise aza ngaje ngo kuzibura nginuza ngo yazibye ngo yabuze ngo ukuntu yoguye umugore. Nyagasani gusa reba ukuntu umugore ari kureba aka kana kagasore. Nuko yakozeho amazi araza, uyu mugore yanamubeshyaga. Nuko atamubwira ati birakoze. Umusore amubwira ati bisa nkaho nta n'ikibazo byari byagize ahubwo ushobora kuba ari wafunguraga nabi. Nuko umusore nuko umugore yarangije amubwira ati okay unyihanganire wenda nshobora kuba ari ngewe wenda ubifite ubuswa bwinshi kuko ibintu si bimenyereye, nose urabyumva ute nge nawe turamutse twoze kuri ayo mazi. Umusore atangira kumwitegereza. Uko amwitegereza umugore yahise akuramo imyenda gahoro gahoro. Nyagasani ndagira ngo kuri cyo narebe uyu mugore ni gatiki. Uyu mugore arashaka kuryamana n'umusore utereta umukobwa wiwe. Ahita amubwira ati ubu ngubu ubwo Paola adahari wamfashije ukaza kumena amazi ukananyogereza mu mugongo ko nabasha kuhishyikira. Nyagasani nuko agasore hano gatangira guseka. Nawe ari we wahitugwa muri uyu mutego. Bwarakeye kumbe hano barakwereka disi ka gasore kari kicaye hano kari kumwe na wa mukobwa bakundana Paola ka Nelson. Wa mugore ahita asohoka mu nzu, bivuze ngo bari hano kuri uru rugo. Nuko agiye kubonabona wa mugore arasohotse. Wibuke neza bamaze igihe baryamana. Nuko arangije abona umugore arimo araza karanga akantu k'akanyobwa hano agiye koga muri piscine, gusa kana kagasore ari akanze kumukuraho amaso. Paola arasinziriye disi we ntago aramenya ko mama wiwe arimo araryamana n'umusore bigana. Nyagasani agasore hano gatangira kwisetsa arakavuga ati ariko mbega umugore uryoshye we, ariko mana yanjye icyaho kongera ukaza. Nuko umugore angana watangira kumanuka yimenaho utuzi gahoro gahoro, gusa ateye nabi.
nabi, akomeza kugenda yisukaho utuzi gahoro gahoro, arimo ararobesha umusore hariya. Kumva umukobwa wararyamye ntago azi ko uyu muhungu bakundana ari kumuca inyuma na mama wiwe. Nuko umukobwa aryamye gutya yitegereza mama we, arangije yitegereza n'umusore, abona barimo bararebana ukuntu nawe ari wowe wahita ubimenya. Nuko ahita amubwira ati umareba iki mama wanjye? Umusore atatangira kwirwaza amaso, unyihanganire narindangaye ariko ntago narebaga mama wawe. Umukobwa arabyitegereza atangiye kubakeka, amubwira ati uraza kunsobanurira neza ikintu kiri gutuma ureba mama wanjye muri buriya buryo? Mama wanjye nakomeje kukugwisha mu mutego. Nuko umusore amubwira ati reka amaguruke ubwo utangiye gufuha. Nyagasani, umukobwa hano niyabashyiriza imara, atangiye kubakeka, akomeza kwitegereza mama we, ahita ahaguruka n'umujinya mwinshi, nawe ariwe wahita ufuha. Uko akomeza kuzunguza ikibuno ahangaha uyu mugore arimo aragira ngo kari agasore kamubone. Nuko kagakobwa karaje kareba mama wako karamubwira ati mama urimo urakora iki muri ayo mazi wambaye imyenda imeze gutyo? Nuko umugore amubwira ati none se mukobwa wanjye urabona ari kuri pisine, ni iki se nakura ndahanga kuri pisine usibye kwambara imyenda imeze gutya? Nuko umukobwa amubwira ati mama ibyo bintu wambaye birimo birambangamira, n'umuhungu dukundana birimo biratubangamira, mbabarira bikuremo. Nuko papa araza arababwira ati bimeze bite ko murimo murasakuza n'abantu bo hanze hari barimo barabumva mwize mwatse gusakuza? Nuko umukobwa amubwira ati ndebera kuntu mama yambaye ibintu yambaye birimo birambangamira kandi birimo birabangamira n'umuntu dukundana. Nuko umugabo arangije yifata umutwe aramubwira ati ariko wa mugore ibi tuzakomeza tubivuge kugeza ryari? Reba umuntu nkawe w'umukecuru umeze gutyo mubi gutyo, urimo urashaka kwambara nk'aba bana bameze batya, urareba ukuntu wambaye bikubereye kuko turetse kubeshya. Nuko umugore amubwira ati none se muzamumbuza kwiryohereza ngo nimere nk'abandi bakobwa? Amubwira ati wowe ntabwo ukwiriye kwambara imyenda gutyo, ibyo bintu wambaye nta nubwo bikubereye, nta nubwo bigusa. Byibura niwagahenge umukobwa wawe, byibura ngo abe yiyonjoyinga cyangwa se ari kuryoshya n'umuntu bakundana. Umugore yahise arakara, bamwise ngo ni mubi, ngo n'ibintu yambaye ngo ntabwo bimubereye. Yahise ajya mu nzu yarakaye. Disi papa we wakunda umukobwa yahise amuhobera, atangira kumuhumuriza. Barakurika agasore karimo hano kagiye kuzana icyo kunywa kiwe na girlfriend we, yabonye wa mugore anyuze arimo ararira, amubwira ati sheri ubaye iki? Umaririzwa n'iki? Umugore atangira kwiriza, ndababaye cyane umugabo wanjye ambwiye amagambo atari meza, barambwira ngo ndi mubi, kugaragara nabi, ngo ntabwo ndi umuntu uri presentable imbere y'abandi, niko bambwiye. None birambabaje, none kuko wa mungani wabona bavuze ukuri, n'ubundi ubwo ndi mubi, ntabwo ngaragara neza. Umusore yaramurebye hanje amubwira ati oya ibyo bavuze barimo barabeshya, njyewe iyo nkubonye mbona uri mwiza, iyo mitere yawe ndayikunda, kandi nta wundi muntu ujya undyohera nk'uko wundyohera. Nyumvira agasore hano ibintu kari kumo karavuga. Ikigore hano cyose gitangira kwirebesha ukuntu, amubwira ati nukuri ugaragara neza, barimo barakubeshyera. Nuko umugore atamubwira ati yigo se cyangwa nawe uri kumbeshya? Amubwira ati oya nta wundi muntu mwiza, yewe uteye neza kurusha na girlfriend wanjye. Amubwira ati ongera ubinsubiriremo nari nkukumbuye. Yo arangije ahita asomana n'aka gasore. Nyagasani, umukecuru uranga nakaga. Barakwereka disi bwarakeye, barakwereka wa mwana yaraje aza kureba girlfriend we, aza amuzanira utuntu, namubwira ati sheri dore nakuzaniye agakanzu. Yo yari yamuguriye gift, wari umunsi we w'amavuko. Amubwira ati sheri nta kintu ntazakora, niyemeje ko ngiye kujya nkunezeza nk'uko nabisezanije papa wawe. Yo yarafunguye, gusa uko ari gufungura mama we w'inyuma arimo arabireba. Wibuke neza mama we wasigaye afuhira uyu mwana w'umukobwa, yarabibonye atangira kurakara. Batangiye kugurana gift kandi aka gasore barakundana. Nyagasani, atangira kureba aka gift bamuhaye, yahise aza yirukanka atabwira umukobwa we ati wowe urakererwa ku ishuri, urimo urakora iki? Ndavuze ngo jya ku ishuri vuba ahangaha. Nyagasani, nuko agakobwa kahise disi gatangira kubika imyenda, none akamubwira ati sheri reka ngende, vuba tugende. Nuko umugore atamubwira ati wowe uragenda ariko Nelson we nta hantu ari bujye. Umukobwa ahita yikanga, atamubwira ati kubera icyo udashaka yuko Nelson agenda se? Nelson turajyana. Atamubwira ati oya Nelson arasigara ahangaha ari kumfasha, hari itara ryacomotse hariya mu gikari, ndagira ngo agende arimfashe
kubera yuko papa wawe ahora ari bize cyane ntago ari mubonera umwanya. Ahita amubaza ati Nelson ndabeshye? Nuko uyu nguyu atamubwira ati yego nta kibazo rwose, icyo mushaka cyose ndakibafasha. Nuko uyu nguyu umukobwa atavuga ati okay Nelson nta kibazo, ubwo aza kunsanga ku ishuri numara gufasha mama, nta kibazo reka mbe ngiye ndaba mbasigaranye. Niyabikeka nyagasani. Nuko uyu nguyu umugore atamubwira ati nta kibazo, uyu muhungu wawe arazi gusigara ngana nta rungu riri buze kumwica, kandi buri kimwe cyose ari buze gukenera aragisanga hariya muri firigo. Ndabizi yuko uyu musore ari buze kumfasha buri kimwe cyose ndi buze gukenera. Gusa umukobwa arabyirengagiza arimwenyuza, arangije amubwira ati uyu muhungu ni umwana mwiza kandi ndabizi yuko buri kimwe cyose musabye yemera kugikora. Ndabeshye Nelson? Umusore nawe ati yego rwose buri kimwe cyose uri bukenere ndaza kukigufasha. Umukobwa yasabwe ati reka ngende, reka merekeza ngeze ku muryango. Arahita agaruka muri kumwe, ndebera kuntu barebanye. Gusa umugore hano yarafushe kubera yuko yarabonye yuko Nelson agahungu yikundira k'umukobwa wiwe kari gatangiye kumugura utugifuti. Yahise ayikuramo, akuramo ikanzu, hanze aravuga ati iyi kanzu n'ubundi nta rwego gukwira umukobwa wanjye, ahubwo ni njyewe yari bukwire, ni njye yakabaye yayiguriye. Ndebereye umugore atangiye gufuhira n'umukobwa wiwe nyagasani. Nuko kumva ngo abantu bapfuye umugabo, abantu ugasanga umuntu yabyaye umwana ariko atangiye kujya amufuhira ku rwego rwo hejuru kubera yuko yifuza umusore we. Umwibuke neza yaryamanye nawe inshuro ya mbere, none ndebera n'ubu ngubu aracyashaka yuko buri kimwe cyose uriya mwana azajya atekereza no mugore. Ese uyu mugore akunda uriya musore cyangwa hari ibindi amushakaho? Barakwereka none agasore karaje disi kaza kwisukira amatanga ngo kinywere bisanzwe. Nuko karahangaha wa mugore nawe yagiye ahindura kaga kanzu, najya nkurikire yahise aze yambaye kaga kanzu bari bahaye umukobwa. Ndebera kuntu kareshya aza yimaringa nyagasani. Najya nkurikira unarebe byarangira bite. Nuko akimukoraho umusore yarahindukiye, umugore atangira kumwiyereka. Agasore karikanga amubwira ati iyo kanzu nanegure girlfriend wanjye. Amubwira ati oya no urabona atari ngiye ibereye, ndebera kuntu kamfashe aka gakanzu ni ngiye kabereye. Ahita amubwira ati ariko girlfriend wanjye araza kurakara naramuka asanze rero wayambaye. Ahita atangira dukeka yuko hari ibindi bintu turi kumukinga. Hanje amubwira ati wewe humura, ibintu byose biri muri control, ni ibintu byose ubigena. Aka kantu nabibonye ko n'ubundi ari ngiye kabereye. Ndebera umugore uri ahangaha nyagasani, nyamara arimo arahemukira umukobwa we. Nuko agasore disi hano uyu mugore wagira ngo hari imiti yagateye. Arangije agasore kahita kamubwira ati nibyo koko iyi kanzu ndi kubona ikubereye. Nuko uyu nguyu amubwira ati we ni wemera gukora buri kimwe ushaka kuri njyewe, ndakwemerera yuko buri kimwe cyose nzakiguha, yewe n'amafaranga n'uyashaka nzayaguha, ariko uve ku uriya mwana kubera ko uriya mwana ntacyo yakumarira. Yahise amufata, barakoreka feri ya mbere bageze no mu buriri, bamaze gukora ibyo bakora nyagasani. Bamaze gukora ibyo bakora, umugore hano arangije atangira kwiruhutsa. Agasore hano gasigaye kamunanura kakamukorera ikintu bita massage, yatangiye kwihungiza. Nuko agasore karegutse kanje kamubwira ati nukuri nsigaye numva nkukunda cyane, nsigaye nkukunda kurusha uko nkunda umukobwa dukundana girlfriend wanjye, nsigaye nkukunda kurusha uko nkunda umukobwa wawe. Umugore yahise yeguka, hanje amubwira ati oya ibyo ngibyo utangiye kandi sibyo, oya ibyo bintu utangiye sibyo twizeye twumvikana. Umva nimba ari ibyo ngibyo utangiye bibaye byiza wawe bivamo hakiri kare kubera ko nge sinjya nkundana. Wa muhungu we, ngiye icyo nashakaga nuko twiryamanira ukajya unduhura, ariko nuzanamo ibyo gukundana ntago bikunda. Nuko agasore kamubwira ati noze ushatse kumbwira ko ibintu byose twakoze tutakundanaga? Uyu yarahindukiye aramubwira ati reka wa muhungu we, ngiye naragukoreshaga, ngiye nashakaga yuko twiryamanira ukanduhura kubera yuko umugabo wanjye yarasigaye atakimbonera umwanya yibera bize, nawe ubundi ngiye ntabwo nigeze nkukunda. Agasore karikanze kari gatangiye gukunda uyu mugore, amubwira ati none se utangiye kumemukira kandi waransezeranyije ko tuzakundana? Umugore aramushwanyuka amubwira ati wa muhungu we rero ushobora kuba utazi ibigezweho, ariko twiga muri iki gihe ntabwo tugikundana. None urabona ngiye nawe dufite ahazaza hameze
bimeze hate, ntabwo njye nawe twakundana kuko nibyanakunda. Agasore karababaye amubwira ati genda ujye ukundana na bariya, ariko njye nungeraho njye uzajya uza twiryamanire kuko nta kindi nagukoresha, ahubwo bibaye byiza wahita unamvira ahangaha mu buriri, vanga mu buriri niba utangiye kuvuga ibyo gukundana, wowe ujye uza turyamane, niwumva bikunaniye uzabire kugenda, haracyari abasore benshi bakinyifuza bakeneye umubiri wanjye, ntabwo we twakundana ntibyakunda, reba imyaka ufite. Nyagasani, agasore hano karababaye, kari gatangiye gukunda uyu mugore, none uyu mugore akabwiye uti wowe imyaka yawe ntabwo ingana nk'iyanjye ku buryo twapanga ibintu by'igihe kinini. Nuko agasore karavuze kati arambeshya, yarambeshye. Barakurika bukeye bwaho umugore hano yari ari kuri telefone arimo araganira na mushuti we, arimo aramubwira ati maze iminsi nawe n'agasore kanshimisha kabinkorera neza, ndakubwiza ukuri ko agiye kubona abona hanze wa musore arapfukamye yanditse ijambo, arimo arasaba umukobwa yuko yamuporopoza. Nyagasani, arimo aramubwira ati sheri ndagukunda, ndifuza yuko wambera umugore, manuka hano uze nkubwire. Uyu nguyu yese abwira umuntu bari kuvugana kuri telefone, aramubwira ati bureke gato hari ikibazo muye nacyo, bureke gato hari ikibazo muye nacyo, reka manze nyikemure. Yarikanze, yabonye wa musore arimo araporopoza wa mukobwa kandi bita bimubabaza, kandi nanone biramutse asubiranye n'uriya mukobwa yahita amuvamo akamuraburiza. Uyu musore agiye kundaburiza, namubwiye ko agenda akamvira mu buzima, none ndebera agiye gutuma umugabo wanjye bibona, reka ngende muhagarike umugabo wanjye atarabibona, kuko naramuka bibonye bahita biba ibindi bindi, ashobora kuza kuvuga ibyo twakoranye byose nimba agiye gusubirana n'umukobwa wanjye. Iki gihungu mana nanjye kukina cyiteje. Yese asubirayo, kumbe hano umukobwa arishimye, yo umuhungu yapfukamye disi ari kumusaba kuba abana, amubwira ati papa ndishimye ngiye kuba fiance w'umuntu. Umugabo ahangaha aramubwira ati umukobwa wanjye nahoze kuva kera ntewe ishema nawe, yo natamubwira ati genda umwemerere wemere kumushakana. Uyu yaraje atamubwira ati ureke kuri murakora ibiki, nakubwiye kugenda ukamvira mu buzima ukareka umukobwa wanjye kubera icyo utumva wa musore we. Aba bahise babyumva. Nyagasani amubwira ati ibyabaye byarabaye, navuze ati vangaha, ndetse ajugunye indabyo hasi, amubwira ati umuryango wanjye warawusenye, ntabwo nshaka yuko wongera kuwusenya, ibyabaye byarabaye, njyewe rero sinshaka ko uhitambika mu nzira zanjye, kuko niwitambika mu nzira zanjye biraza kukubera bibi. Nuko agasore kati urimo uratinya yuko ndibuze kuvuga yuko twaryamanye mu nzu yawe n'umugabo wawe se? Ibyo ngibyo byose ndabivuga. Abo bahise bumirwa barikanga. Uhita amubwira ati nta kibazo byarabaye, naranishimishije, rero sinshaka kongera kukubona mu buzima bwanjye. Bahise biraburiza, barabumvishije. Nuko agasore karamubwira kati rero nanjye ntacyo nyigukeneyemo, kubera yuko naje gusanga yuko nta rukundo wari umfitiye, rero ubu ngubu ngiye kugenda propose uriya mukobwa mubwire yuko mukunda, nindangiza azambere fiance wanjye w'ubuzima bwanjye bwose. Umugore yari yikanze yumva abana bumvaga, afatira ibi bintu byose unkoreye, bari barimo baranatwumva. Umwana yarabyumvishije, umugore hano arasebye, akana hano kararakaye, umuhungu yarambeshye, none na mama yantwariye umugabo. Ndebere nawe kuntu hari igihe mukora amakosa. Akana hanga kararakaye karavatira ibi bintu byose ukoze. Uyu nawe yaragarutse, papa we yaramanutse n'umwana aramanuka. Uyu ngwe tumubwira ati ndebere ibintu byose wakoze, ntabwo narinzi ko wahemukira umwana nk'uyu nguyu, wanza nanjye ukamemukira ukankora ibintu nk'ibi ngibi kubera amafaranga. Kubera iki wemeye kunkora ibintu nk'ibi ngibi? Nta kintu naguhaye. Umukobwa nawe aramubwira ati reba ukuntu akwitangiye, reba ukuntu abaye proud yawe, nkemera no kukuzana mu babyeyi, reba mama, reba ibintu nkoreye, kubera iki mumemukiye? Mugiye gutuma ngiye kubaho agahinda k'ubuzima bwanjye kose kubera amahano mukoze. Yo hana agasore karavuga ati sheri basi mbabarira, mama hirwe ya nyuma. Uyu mugore yaranshutse, yagiye anega imitego myinshi nanirwa kuyisimbuka, mbabarira basi umunota wa nyuma, mbabarira umpa amahirwe yo kwisobanura, kuko ndakwizeza ko uyu mwanzuro nafashe ni igihe kinini maze mutekerezaho, numva nshaka yuko wazambera umugore, ni ukuri ndifuza kugushaka, nyamara nari mbizi ko ibintu nakoze bitazagera bimbera amahoro. Niyo mpamvu
nemeye kuvugisha ukuri kubera ko sinakemera kuba ubuzima bw'ikinyoma. Uyera akavuga ati muceceke mwikumva ibyo ari kubabwira, ibintu byose ari kubabwira ari kubabeshya. Umugabo wabwiye ati ceceka aho ngaho wafashwe, n'ubundi byabaye byose twabivumbuye, rero wikigira umuntu mwiza. Nuko uyu Yesu amureba aramubwira ati nyikubona bwa mbere nabonaga uri umusore ufite indangagaciro, none reba umugore wanjye, mbabara undebere nawe umuntu uryamana nawe kunangana, basi na nubwo bigutera isoni n'ikimwaro, byibura wakabaye uterwa isoni n'ibyo wakoze. Guhera ubu ngubu uhita umvira mu nzu, ndagusohora kandi uragenda wambaye iyo myenda, sinshaka kongera kungerera mu nzu, sinshaka no kongera kumva ijwi ryawe, ugende wambaye iyo myenda no muri ntacyo waje ufite. Uyu nguyu Yesu abwira umwana we aramubwira ati reka ngusobanure. Umukobwa aramubwira ati ceceka aho ngaho, nta kintu nshaka kumva, ibyo wakoze birahagije. Mama, wishimirije ku muntu kuko uzi ko twakundanaga, mama kuzi ko nakubashye, kuzi ko nemeraga nkakura buri kimwe cyose kugira ngo wishime, kuki wumva wamemukira? Mwese muri gisebo, nta numwe wakifuza kubana namwe. Umugabo arababwira ati genda ushakane n'uyu musore, nibyo wahisemo, ngagenda byibura bazaguseka, bazavuga byibura se ko wakoze ikintu kizima. Ndavuze nti mvira mu buzima, nta kintu n'iki wazanye, n'uyu musore ntacyo yazanye, mugende mwangarire ku wundi muhanda mumenye nk'aho tutigeze tubamenya. Nyagasani, uyu nguyu disi Yesu afata umukobwa we amubwira ati twigendere. Uyu nguyu nawe asaba imbabazi ati sheri wambabari ukanyumva basi bwa rimwe, mbabara umpa amahirwe, mbabara unyumve basi, mfite byinshi nshaka kukubwira, wabyumvishe nabi. Uyu yarahindukiye areba umusore amubwira ati niwe byose ubiteye, ni byose niwo biteye, ubu si wowe uranderesha iki ko nta n'amafaranga ugira kuki uri umunyeshuri? Uyu nawe ahita amubwira ati nawe wanyigije urukundo rwanjye, reba twese aho birangiye bigeze, nakubwiye ngo ni ingaruka z'icyaha, bose birangiye abari babafitiye akamaro bose babaretse kubera iba amakosa bakoze. Uyu mugore yaryamanye n'akana gatoya kakiri akanyeshuri, none ndebera aho bimugeze. Uyu yararize arababara, arangije aramubwira ati genda mvira uruhande, sinshaka kongera kukubona. Yatangiye kurira amubwira ati sheri basi wambabari ukampa amahirwe ya nyuma. Umugore yaje ntacyo afite, banamusohoye yambaye ikanzu yonyine, nta kindi kintu yigeze azana muri uru rugo. Yararakaye aricara mu mvura irimo iragwa atangira kurira, biramurenze, yakoze amakosa. Nuko umwana yaraje atangira kurira abwira papa wiwe amubwira ati depression izamarana igihe kinini. Yahobeye umukobwa wiwe. Ari nuko nkuko dusoje aka gafilimi, mbibutsa gukora subscribe, like, comment ndetse na share kugira ngo izi nkuru zijye zibageraho, tumenye inkuru ubutatsi wacu tubatunganyiriza.